ubundi uzarebe twebwe mu buzima bushyashya mu buzima busanzwe hari ukuntu tubanyeho ariko tukabana nk'abanyamibare. Urebe uwo mwami wambaye akabindo, umwami waje bakamutera amabuye bakamukubita bakamugira gute, akavukira ahantu hasuzuguritse kandi avuye muri VIP mu ijuru. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Mama Charlene official. Reka tubashimire, reka kandi tongere tubabwire ngo mwarakoze cyane abantu bamaze gukora subscribe bakabana na Mama Charlene official, ababisangiza abandi ndetse n'abatanga ibitekerezo, abatukana tubabwire ngo ntabwo ari umuco mwiza, birangirane n'uyu mwaka, birangirane na Noheri. Hanyuma kandi burya nanone reka twongere tubifurize ibihe byiza. Ntago tubizi ko mu ijoro rya Noheri hari wize kubaho kubera ingamba za Covid, ariko nanone abantu bazihiza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo. Reka tubabwire ngo abayemera mukomeze mugire uwo munsi mwiza. Imbere za kamera hari ababyeyi, ntago nibeshye kuko hari ahantu abonye impeta bambaye ishati hari wagira ngo umusore ariko umubyeyi. Aha mwabonye Mama Charlene imbere arabasuhuza, hanyuma mwabonye n'umuvandimwe imbere hariya nawe. Reka ariwe duheraho atangire atwibwira. Tuguhaye ikaze muvandimwe. Murakoze cyane. Ndibwira ko ntari umushyitse kuri Mama Charlene official, nubwo hari haciyemo agahe, ariko ni byiza gutanga ibiganiro ukajya no gusenga ngo wongere uvugane n'Imana iguhe ibindi ubwira abantu. Abakunzi ba Mama Charlene official rero mumaze iminsi mutambona, nari nkiri gusenga Imana kugira ngo Imana yongere impibyo tuganira. Amazina yanjye ni Evangeliste Nshimiyimana Gedion. Ndabakunda cyane, Imana iduhane umugisha. Amen. Yego. Reka twumve ijwi rya Mama Charlene. Mama Charlene bamuneze. Muraho. Yambi. Baguhobeye. Nanjye ndabashuhuje. Kuri mikoro nitani. Reka dutangirane na mwene data umubwiriza butumwa adusengera Imana twinjira mu kiganiro. Imana turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko waturinze twebwe twese, haba twe tugiye kugabura ibyawe, haba abakunzi ba Mama Charlene official, wabanye natwe kugera none twaciye muri byinshi, ariko watweretse gukomera kwawe. Uyu mwanya turasenze rero kugira ngo n'ubundi ukomeze ubane natwe, kandi n'iki kiganiro tugiye kugirana n'abakunzi bacu turasenze kugira ngo kibanemo natwe. Haleluya. Umuntu wese ucyumva ntiyakira inyuguti gusa, ahubwo ubugingo bw'abantu buhembuke kubw'izina rya Kristo urakoze. Amen. Amen. Imbere y'uko mbabaza cyangwa twinjira muri topic y'iki kiganiro, Noheri uri kumvira guhumeka gute muri wowe? Noheri kuri nge ndanezerewe kuko ari ivuka ry'umucunguzi wacu aricyo ngiye kwibuka. Kandi sinza no kubyibuka nka babandi bajya bategereza saa sita zije ngo agahinja karire. Hari abumva iyo kariza bakabati igihe yaba. Ahubwo iyo ngiyewe nizihiza Noheri ari nacyo nifuza ko abantu bazajya batekerezaho cyane. Mba ntangiye ntekereza cyane nga agaciro umucunguzi wanjye wemeye kuza ku bwanjye. Nicyo rero numva gikomeye kuri nge. Ubu rero ntabwo Noheri nyifata nk'umunsi, ahubwo nekereza ko inireveye cyangwa nakantu ko kunyibutsa neza ko hari ugeza nkunda akareka ubwiza yari afite akaza kubera nge, kugira ngo nanjye mbe ubwoko bw'Imana. Icyo nicyo ndi kumva mbese nguwe neza kubwuko dusohoye mu gihe cyo kongera kwibuka icyo. Amen. Yego. Hanyuma reka twinjire mu nsanganyamatsiko. Ubundi abantu muri no misi ku isi hose mu migabane itandukanye, abantu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, uyu ni umunsi bateguye idugu, ni umunsi bashatse kwambara, bashoboye kwambara, ni umunsi abantu ibiremwa byapfuye byagiriye akarengane byo mu nyanja, ibigenda biguruka byahahuriye. Mu yandi magambo reka twibaze ngo mbese kwizihiza Noheri ni gute? Kwizihiza Noheri ni ubuhe buryo bwiza abantu bayizihirizamo kugira ngo abantu bamenye babone ko bizihize Noheri? Mama Charlene. Okay. Ikintu cya mbere turabanza gushimira Kristo kuko yemeye kuza. Yesu yataza tuba turi imfubyi, tuba twarapfuye, mbese haba hari umuborogo uteye ubwoba. Ubushize mu kiganiro natanze
naravuze ngo indege zari kugenda ntizigere iyo zijya n'imodoka mu muhanda zari gukora impanuka noneho mbese ari kuba ibyago byinshi ariko noneho ntago mbizi ahantu twari gukura ibitambo mu kuri ibitambo urebye ibyaha dukora ku munsi ntago twari kubona inuma ntago twari kubona amafizi y'intama adafite inenge muri make byari kuba ibintu bikomeye ura rero Yesu ikintu cya mbere nuko mbanje kumushimira ndi imbere ya kamera mushimirira n'abantu ngo yarakoze kuba yaremeye kuza uburyo ki rero ngomba kwitegura Noheri cyangwa kwizihiza Noheri icya mbere ni uguha agaciro umuntu wankunze ntari uwo gukundwa utinya umuntu ugukunda utaraba urusoro akababara kugira ngo babarirwe ubundi uzarebe twebwe mu buzima bushyashya mu buzima busanzwe hari ukuntu tubanyeho ariko tukabana nk'abanyamibare sibyo abantu babana nk'abanyamibare n'inguriza nzakwishyura uri kumva umuntu akugirira neza afite ikintu aguprofita umuntu akakuzira mu bukwe ateganya ko nawe uzamutahira ubwe umuntu akagusura urwaye ateganya ko nawe najya mu bitaro nawe uzamugeraho yaza kugusura wabyaye akavuga ati reka njyane isake atera imibare kandi niyo nawe uje kumwishyura reba iyo umva niyo mibare tugira ariko uyu mwami yadukunze turi babi adukunda nta nicyo twari twarigeze tumukorera nk'ubu hari igihe wenda umuntu ashaka kwicara ati Yesu ndamukorera mvuga ubutumwa ndi umuririmbye tukamushyiraho utuntu ariko nge nzi neza ko yadukunze tutaraba abaririmbyi adukunda tutaraba abahanuzi adukunda tutaramenya no kumusenga adukunda tutazi iyo biva n'iyo bijya urabona nk'umuntu wavukiye mu bacuraguzi akaba yaramukunze akamukurayo ba nyina na base batarasengaga ni urukundo ukuntu rero dukwiye kuyitegura ni uguha agaciro tukabikura tukabivana mu kurya no kunywa gusa tukishima kuko hagomba kubaho ikirori pe tukishima ariko tutari ibintu by'ibyishimo ngo nariye ngo nanyweye ngo nambaye tugakurura urukundo yadukunze natwe tukaruha iki tukaruha agaciro guha agaciro urukundo Yesu yadukunze ni ukurumwishyura ntago twagira urumufata yego ariko nibura ngo iyo umaze gutera intambwe imwe yonyine ngo we yiterera 99 ni igihe rero ubu dukwe ubu nonaha tutarindiriye izo saa sita ibi bihe nibi twibutse ukuntu Yesu yababaye ku bwacu akaduhangayikira akaturarira amajoro hanyuma buri wese abare uyu mwaka ushize cyangwa no mu myaka maze avuga ati uyu muntu wankunze urukundo rungana gutya nge namwituye iki bamwe barasanga baramwituye gusubira mu kabari yarakabakuyemo abandi bazaba baramwituye gusubira kwiba kandi yarabavanye mu kwiba abandi uzasanga baramwituye gusubira mu busambanyi yarabubakuyemo tuzasanga abantu benshi baratesheje agaciro amaraso baratesheje agaciro kuvuka kwe ibyo yakoze batabiha agaciro ariko numva dukwiye guha agaciro uyu mwami wadukunze ntacyo aduciye iki ni igihe cyo kwisubiraho kuri buri wese no gutekereza ku rukundo rwe buryo uzarebe iyo umuntu agukunda ari umuntu ugukunda nawe ugapanga ikintu uzamuha naho utamuha ibihwanye n'ibyo yaguhaye ariko nibura ugakora akantu ka souvenir kamwereka ko mu mutima wawe wazirikanye uko agukunda kandi mu buzima busanzwe tujya tubikora ugasanga umuntu mwahuriye muri kwasiteri umuhaye agaciro ibyo mwahuriye muri kwasiteri murakundana umuhaye agaciro ugiye kumugurira ururabo nta nibirenze gusa ari ukumumurebye ukamukunda ariko wareba uyu mwami wavutse agasiga icyubahiro cy'ibwami akaza muri iyi si y'umwijima uri kumva kuko burya kuza kwa Yesu yahuye n'ibintu byinshi byihohote urebe uwo mwami wambaye akabindo umwami waje bakamutera amabuye bakamukubita bakamugira gute akavukira ahantu hasuzuguritse kandi avuye muri VIP mu ijuru nge numva abantu dukwiye kuzirikana ukukuza kwe hanyuma natwe tukamwishyura kumuha agaciro mu mbaraga zacu dufite natwe tukamwereka ngo burya ibyo wakoze kuba waraje twabihaye agaciro yego amen. Jado Mama Charlene ati abantu bazirikana agaciro icyo Yesu yakoze kuruta ku mirire n'imyambarire
aka kanya dufite abantu iminsi mikuru cyane cyane nk'iyivuka rya Yesu Kristo ku ruhande rw'abakirisitu hari bamwizihiza bafite icyo yabakoreye ariko no ku ruhande rw'umuntu utizera Kristo utanamusega nawe ntabwo atangwa nawe usanga nawe yagiye kwizihiza rimwe na rimwe usanga ni igihe ribu yabonye akazi kenshi ko kwakira mu bitaro hakaza abarwayi benshi yabonye ribi yabonye indaya zabaye nyinshi bigurisha babaye benshi n'abagura imodoka zagonganye kubera kwishimira Noheri aba bantu bagiye kwishimira uyu munsi mukuru wa Noheri bikarangira ribu yagize akazi kenshi bikarangira imitwe yamenetse bikarangira abaganga babonye akazi kenshi badahangaje ababura babwira ko iyi Noheri bizihiriza ari Noheri murakoze cyane mbere kuvuga ko reka ngira ko nongera kuri Mama Charlene keza kugira ngo abantu b'Imana bumva aka gaciro ka Noheri ndabagarukaho ikibazo mwacyumvise muranyihanganira reka mbanze nibutsa abantu ko kera tutari ubwoko twahinduwe ubwoko na Kristo. Haleluya. Nta nubwo twebwe izo ntama izo ntungura ibyo biki ntibyari ibyacu twari abanyamahanga ntitwari dukwiye no kwegera ni Kristo watwigije hafi. Imana ishimwe. Kuza kwa Yesu ndatekereza ko abantu nkatwe abari abanyamahanga ndavuga ubwo atari Abisirayeli ku maraso ya Yakobo ubwo niho ndi kuvuga ntekereza ko twagakwiye kubyumva cyane ndetse Noheri ntituyitekereze mu kurya no kunywa gusa ahubwo tukanayitekereza mu mbabazi n'urukundo rwinshi rutagira akagero tukanatekereza kuba byonyine twarahinduwe abana b'Imana tugahabwa agaciro tutari dukwiriye ndabivuga nshize amanga ntabwo twari tubikwiriye kuko twebwe ntabwo twashoboraga kujya gutamba uziko habayeho challenge kugeza n'igihe kimwe umunyakananikazi yaje kubwira Yesu ati nyabuneka numva ukiza abana nanjye nkiriza uwanjye Yesu aravuga ati reka ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa uzi icyo byaburi bivuze byari bivuze ngo kugera kuri iriya tariki byari bisobanuye ngo twari tutaraba no mu bagirirwa imirimo cyangwa ubu twari tutaraba no mu bantu bashobora kwakira ikiza kivuye aho ariko uramunyakananikazi ndamukunda cyane aravuga ati no hari ubwo rero imbwa iba yibereye no munsi y'ameza none se nutuvungukira tuguye wadukurikirana turashimira umwami kuva ubwo hatangiye gukorwa n'ibitangaza mu banyamahanga kabiri Yesu amaboko yarambura ku musaraba nubwo dusa nabinje muri Pasika ariko twavuga urukundo rw'Imana Bibiliya avuga ngo yireherejeho amahanga burya ntabwo ari babandi gusa nanjye yarampamagaye nawe araguhamagara n'undi aramuhamagara nidutekereza Noheri haleluya ariko Imana ishimwe nidutekereza Noheri ntituyitekereze nk'inyuguti ntituze kuyitekereza nka babandi tuyitekereza nk'abantu bakiriye ibintu bidasanzwe hanyuma tujye kuri babandi bataramwizera irya mbere ndi buvuge ubukwe bwose buryoshye no kugira abashungerezi reka bariho mpera uretse hano i Kigali tukora VIP mu masare noneho byaranakemutse ujya no kwinjira ukerekana message ko wagiye kwipimisha na COVID ibintu nk'ibyo ariko mu byaro kera tukiriyo ubukwe bwaryoshwaga n'abavumbyi icya kabiri ntabwo ari bibi kwaba abantu bari buze kubyinjiramo kuko Yesu ni igishoro. Amen. Yesu ni igishoro. Imana ishimwe. Ku bwa Noheri abasinzi baranywa inzoga nyinshi. Yesu ni igishoro. Ku bwa Noheri abantu babaga baragurisha inyama nyinshi kuko Yesu wo ni igishoro. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira amakuru. Yesu ni igishoro. Ntimutinye ko abantu bari buze kunezerwa cyane ngo mbere gutyo. Yesu yabaye igishoro. Abacuruzi bo baguwe neza bavuze ngo tugiye kurya aya Noheri. Baranguye byinshi. Yesu ni igishoro. Nigeze ngana rimwe n'Umwisirayeli umwe twari turi gukorana ahantu. Arambwira ati twebwe Yesu uburyo wacu tumufata nk'utwinjiriza. Ibyo byanyu mujyamo twe ntiturabyumva. Ariko twe amadevize yinjira iwacu menshi yinjira ku bwuho.
bodongo ni business kuri bo. Na hano rero iwacu rero iyo byabaye abantu babyinjiramo batyo bamwe kuko ari igishoro. Reka mvuga ikindi, buriya babikorera mu butamenya. Nakunze Paul ijambo rimwe yavuze, yaravuze ngo uburyo bwose bamwamamazamo, sinshatse kuvusobanura ukuntu yagiye abivuga ukuntu kugira ngo atazabyumva nabi. Yaravuze ngo icyangombwa ni kimwe gusa, nuko Yesu yamama. Amen. Tugiye muri details za byinshi, kuki abasinzi bagiye banywa, nta kibazo. Banywereye iki? Banywereye Noheri, nta kibazo. Nuko Yesu ari kwamamara gusa. Ibyo twe ntibitureba. Icyangombwa gusa nuko yamamara. Ijambo dufite rikuru ni ryo kugira ngo yamamare. Nibashaka bazinywe, nibashaka bagire gute, icyangombwa nuko yamamara. Murakoze cyane. Hari ikiganiro nubwo ngiye kurangiza nkaberekeza ku musozo. Abakunzi ba Mama Charlene official, reka iki kiganiro tukerekeze ku musozo, ariko ngira ngo mumaze kumvamo inyunganizi, inama zitandukanye kwigikwiriye kwizihizwa kuri Noheri, atari imyambaro, atari ibyo kurya, nubwo ari nabyo byiza. Nanone kandi barongera baratubwira bati ntabwo ari byiza ko abantu batera amabuye, abasinze, abasambanye, abagize ibibazo byinshi, kuko Yesu ni igishoro. Ariko nanjye reka nongereho mvuge n'akandi kantu, hari n'abapagani bo mu rusengero nabo bizihiza Yesu nabo, ariko nanone Yesu nabo no yongereye ime mu mitima ya. Reka dusoreze ikiganiro hano, reka dushimira abatumirwa bacu Mama Charlene ndetse na Gedion bakoze kuza. Reka mbifurize Noheri nziza cyane.